Umunsi wa 27. Kunesha ibishuko. Ujye uhunga ikintu cyose kigutera ibitekerezo bibi, ahubwo ugume hafi y'ibigutera kwifuza gukora ibitunganye. Timoteyo wa 2, igice cya 2, umurongo wa 22. Mujye mwibuka ko ibigeragezo byose bibageraho mu buzima ntaho bitandukaniye n'ibyo abandi bahura nabyo. Kandi Imana niyo kwiringirwa. Izabuza ibagerageza kugera ku kigero mutashobora kwihanganira. Igihe cyose muzaba mugeragejwe, izabereka inzira kugira ngo mubone uko mudatsindwa. Abakorinto ba mbere, igice cya 10, umurongo wa 13. Mu bitugerageza byose hahora hariho inzira yo kubisohokamo. Hari igihe ushobora kumva igishuko kizanye imbaraga zidasanzwe utahangana nazo, ariko icyo ni ikinyoma cya Satani. Imana yasezeranije ko itazemera ko hagira ikikuzaho kirusha imbaraga ikikurimo kigushoboza guhangana nacyo. Ntabwo Imana izemera ko unyura mu kigeragezo kirenze icyo ushobora kwihanganira. Ariko mu rwaye ruhande nawe ugomba gushyiraho akawe ukurikiza amahame dusanga muri Bibiliya atwereka uburyo bwo kunesha ibishuko. Icya mbere, uhindure ibitekerezo byawe ubyerekeze ku kindi kintu. Byagutangaza kumva ko nta hantu na hamwe muri Bibiliya batubwira ngo turwanye ibishuko. Ahubwo batubwira kurwanya Satani, ariko ibyo bisobanurwa ukundi nk'uko tuza kubibona hanyuma. Ahubwo baratubwira ngo duhindure aho tureba kuko kurwanya igitekerezo ntacyo bitanga. Iyo ubigerageje ikivamo ni ukurushaho gutumbira icyo kibi maze ibyo bikacyongerera imbaraga. Reka nsobanure neza icyo nshaka kuvuga. Igihe cyose ugerageje kwikuramo igitekerezo, uba urushaho kugishimangira mu bwenge bwawe ugahora ucyibuka. Igihe cyose urwana nacyo uba urimo kucyongerera imbaraga. Ibi byose birushaho kuba byo iyo ugeze mu bishuko. Ntabwo unesha ibishuko urwanya amarangamutima ajyana nabyo. Iyo ugerageje kurwanya amarangamutima arushaho kongera umuriro no kukugiraho ubutwari. Uko ubitekerezaho burya uba ubyongerera imbaraga. Kubera ko igishuko iteka ryose gitangirira mu bitekerezo, uburyo bwihuse bwo kugihagarika ni uguhindura ibitekerezo byawe ukabyerekeza ku bindi bintu. Ntukivune urwanya igitekerezo cy'ibishuko, ahubwo ujye uhindura umurongo utumbire ikindi gitekerezo. Iyo niyo ntambwe ya mbere yo kunesha ibishuko. Urugamba rw'icyaha urutsindira cyangwa ukarutsindirwa mu mutima wawe. Ikizagutwara umutima cyose ubwo nawe kizaba cyakujyanye. Niyo mpamvu Yobu yavuze ati, nasezeranye n'amaso yanjye ko ntazigera ndebana umukobwa ubuhehesi. Na Dawidi yarasenze ngo ukebukishe amaso yanjye yo kureba ibitagira umumaro. Wari wareba iyamamaza ry'ibiryo kuri televiziyo ukumva uhise ugira inzara? Wari wumva umuntu yikonkomoye nawe ukumva urashaka kubikora? Cyangwa se wari umuntu yayura imbere yawe nawe ukumva ushatse kwayura? Hari n'ubwo waba uhise wayura kuko kumva aya magambo. Izo nizo mbaraga z'ibyo umuntu areba. Iteka ryose tugenda tugana ibyo duhanze amaso. Uko urushaho gutekereza ku kintu niko kirushaho kukugiraho ubutwari. Niyo mpamvu guhora uvuga ngo ngomba guhagarika kurya cyane cyangwa kunywa itabi cyangwa guheheta bidashobora kugukura muri izo ngeso, ahubwo birazongera. Bituma ukomeza gutumbira bya bindi udashaka. Ni nko gutanga itangazo ngo sinzigera nkora ibyo mama yakoze. Iyo utangiye kuvuga utyo uba wishyira mu mutego wo kuzabikora. Abafata ibiryo by'uburyo ubu cyangwa buriya ngo bagabanye umubyibuho kenshi ntibabigeraho kubera ko bituma bahora batekereza ibyo kurya, bityo bigatuma uhorana inzara. Ni muri ubwo buryo iyo umuntu arimo kuvuga imbere y'abandi agakomeza kwibwira ati reka nkore uko nshoboye ne kugira ubwoba, aba yishyize mu mutego wo kugira ubwoba. Uburyo bwiza ni ugutumbira ikindi kitari ayo marangamutima y'ubwoba, nko gutekereza ku Mana cyangwa gutekereza ku kamaro k'ibyo ugiye kuvuga cyangwa se ku byo abo ubwira bakeneye kumva. Ibishuko bitangira bigutera kubyitaho. Ikintu cyose iyo ucyitayeho kigutera kukigiraho amarangamutima. Amarangamutima nayo akagutera kugira ibyo wifuza bikavamo ibyo ukora. Igihe cyose ukomeje gutumbira igitekerezo ngo ntabwo nshaka gukora ibi, niko icyo utashaka gukora kirushaho kugutsikamira. Kwirengagiza igishuko bigira imbaraga kuruta kugerageza kukirwanya. Igihe cyose wimuye ibitekerezo ukita ku bindi, cya gishuko gitakaza imbaraga. Niyo mpamvu nkugira inama ngo niwumva ibishuko bitelefonye ntukajye impaka nabyo, ujye uhita uhagarika ikiganiro. Rimwe na rimwe ibyo bizagusaba guhaguruka ukavaho igishuko kiri. Icyo nicyo gihe biba bikwiriye guhaguruka ugahunga. Ugahaguruka ukazimya televiziyo, cyangwa ugahaguruka ugasezera agatsiko k'abanyamazimwe, cyangwa ugahaguruka ugasohoka muri sinema igihe filime igeze hagati. Niba udashaka kuribwa n'inzuki jya uhitamo kuzihunga. Ukora ibishoboka byose ngo umutima wawe werekeze ku kindi kintu. Mu buryo bw'umwuka umutima wawe nirwo rugingo rworoshye kuruta izindi. Niba ushaka kwirinda ibishuko ujye uhoza umutima wawe ku ijambo ry'Imana n'ibindi bitekerezo bizima. Ibanga ryo kunesha ibitekerezo bibi ni ugutumbira ibibirusha kuba byiza. Iryo ni ihame ryitwa gusimbura. Ni ukunesha ikibi ugisimbuza icyiza. Satani ntashobora kukwihererana iyo ibitekerezo byawe birangamiye ikindi kintu.
Niyo mpamvu Bibiliya idahwema kutwibutsa ko ibitekerezo byacu bigomba guhora bifite icyo birangamiye, igira iti mukwiriye guhora mutekereza Yesu. Ahandi ikongera iti ujye uhora wibuka Yesu Kristo. Ahandi iti mujye muhoza umutima ku byiza n'ibikwiye gushimwa, iby'ukuri, ibyo kubahwa, ibyo gukiranuka, ibiboneye, iby'igikundiro n'ibishimwa. Niba ushaka kunesha ibishuko koko, ugomba gucunga umutima wawe kandi ukagenzura ibyinjiramo byose. Umunyabwenge usumba abandi wabayeho mu bantu niwe wanditse ngo wirinde uburyo umutima wawe utekereza, kuko ubuzima bwawe bwose buhabwa isura n'ibitekerezo byawe. Ntukemerere ibibonetse byose by'umwanda kwinjira mu mutima wawe. Ujye uhitamo ibyo wemerera kukwinjiramo, utoranye witonze ibyo utekerezaho. Ukurikire inama Pawulo atugira aho agira ati dufata mpiri buri gitekerezo tukakigomorera kumvira Kristo. Ibi bizagusaba kumara ubuzima bwawe bwose ubikoraho imyitozo, ariko ufashijwe n'Umwuka Wera ushobora gukora gahunda nshya y'imitekerereze yawe. Icya kabiri, intambara zawe uzaturira umuntu w'inshuti cyangwa itsinda ry'abizera mufatanya. Ntabwo ari ngombwa kubishyira ku karubanda, ariko ukeneye nibura umuntu umwe ushobora kwaturira ibikurushya. Bibiliya iravuga ngo kugira inshuti iruhande rwawe bizakubera byiza kuruta kuba wenyine, kuko nuramuka uguye inshuti yawe izakubyutsa, ariko nubwo nta nshuti ikuri hafi uzaba ugushije ishyano. Reka ibi mbisobanure neza. Niba uhora utsindwa n'akamenyero kabi kakubayeho akarande, ingeso idacika, igishuko, ugahora mu ruhererekane rw'ibyemezo byiza bikurikirwa no gutsindwa no kwicira urubanza, ntabwo uzigera umera neza utabifashijwemo n'abandi. Ukeneye kwitabaza abandi bantu. Hari ibishuko udashobora gutsinda wenyine udafite umuntu ugusengera akagutera imbaraga kandi akagenzura aho ugeze. Mu mugambi w'Imana ku gukura kwawe harimo n'uruhare rw'abandi bakristo. Ubusabane nyakuri butagira uburyarya nicyo gisubizo cy'intambara zawe urwana rwihishwa n'ibyo byaha bidatsimbuka. Imana ivuga ko iyi ariyo nzira yonyine izakugeza ku mudendezo nyakuri. Mwaturirane ibyaha, musabirane kugira ngo mushobore gukizwa. Ese ushaka gukira icyo gishuko gihora kigukubira hasi? Igisubizo cy'Imana kiroroshye. Ntugerageze kugihishira, ucyature. Ntugitwikire, ugishyire ahagaragara. Ushyira ahagaragara ibiri mu mutima wawe niyo ntambwe ya mbere yo kubikira. Guhisha igikomere cyo ku mutima bigitiza imbaraga. Ibibazo bikurira mu mwijima bikarushaho kuba binini, ariko iyo bishyize mu mucyo w'itangaza w'ukuri birayenga bikaba bito. Igituma umutima wawe urwara ni uguhisha ibikurimo. Niyo mpamvu ukwiye kwiyambura ibyo wihishamo, ukarekeraho kwishushanya nk'intungane, bityo ukabona kwinjira mu mudendezo nyakuri. Mu itorero ryacu rya Saddleback twabonye imbaraga zikomeye z'iryo hame mu kuvunagura imbaraga z'ibyaha byizingiye ku bantu n'ibishuko byari byarananiranye muri gahunda twise kwishimira kubohorwa. Ni gahunda igizwe n'intambwe 8 zo kuva mu bubata zishingiye ku nyigisho za Bibiliya dusanga mu nyigisho Yesu yigishirije kubahiriwe kandi zifite urufatiro ku matsinda mato mato. Muri iyi myaka 10 ishize twabonye abantu barenga 5,000 babohowe mu bubata bw'ingeso mbi z'uburyo bwinshi, ibikomere n'ubusinzi. Muri iyi minsi iyo gahunda irakoreshwa ahantu henshi mu matorero 1000. Nawe nakugira inama yo kuyikoresha mu itorero ryawe. Satani ashaka kukwemeza ko ibyaha n'ibishuko byawe ari umwihariko wawe wenyine kugira ngo uhore ubihisha. Ubundi ukuri nuko twese turashukwa, twese duhura n'ibishuko bimwe, kandi twese twakoze ibyaha. Umubare utabarika w'abandi nabo bumvise uko wumva umeze, kandi nabo barwanya intambara nk'izo urimo kurwana. Ikidutera guhisha intege nke zacu ni ukwiyemera. Tuba dushaka ko abandi bibwira ko ibyacu bihora bigenda neza, ko nta kitunanira. Ariko ukuri nuko iyo hari ikintu utinya kuvuga ku buzima bwawe, ubwo kiba kitagenda neza. Niba ari ibibazo by'amafaranga, ibibazo ufitanye n'uwo mwashakanye, abana bawe, ibitekerezo, ibijyanye n'igitsina, ibyo ukora rwihishwa cyangwa n'ikindi cyose. Iyo uba ushobora kubyitegekera wenyine uba warabikoze kera, ariko ntabwo ubishoboye. Ubushake n'ibyemezo wifatira wenyine ntibihagije. Hari igihe ibibazo biba byaraducengeye, byarabaye akamenyero, kandi bikaba binini ku buryo udashobora kubyikemurira wenyine. Mu gihe nk'icyo ukenera itsinda mufatanya cyangwa umuntu w'inshuti wisangaho ugutera inkunga, akagushyigikira, akagusengera, akagukunda nta kindi agushakaho, kandi agatinyuka kugenzura uko ugenda. Nawe icyo gihe uba ushobora kubafasha mu byabo bibazo. Iyo umuntu ameneye ibanga akambwira ati nta wundi nigeze mbwira ibi kugeza uyu munsi, ndanezerwa cyane kubw'uwo muntu, kuko mba nzi ko agiye guhambuka akagira umudendezo atari yarigeze agira. Icyari kimutsikamiye kiba kigiye kuvaho, maze umucyo w'ibyiringiro ukarasira mu buzima bwe. Nuko bigenda iteka ryose iyo twemeye gukora iby'Imana dutegeka, tukemera kwaturira umuntu w'inshuti intambara zituruhije. Reka nkubaze ikibazo gikomeye.
Ni ibiki urimo gutwikira ukora nk'aho atari ikibazo mu buzima bwawe? Ni ibiki waba utinya kuvuga ku mugaragaro? Ibyo ntuzashobora kubikemura ku bwawe. Nibyo koko bikoze isoni kwaturira abandi intege nke zacu, ariko ko kubura guca bugufi nibyo bikubuza koroherwa. Bibiliya iravuga ngo Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko rero mwicishe bugufi imbere y'Imana. Icya gatatu, murwanye Satani. Iyo tumaze kwicisha bugufi tukagandukira Imana, batubwira ngo noneho duhangare Satani. Igice cy'uriya murongo wo muri Yakobo, igice cya 4 umurongo wa 7, kiravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Ntitugomba kwiheba ngo turebere ibitero bye. Tugomba guhaguruka natwe tukamurwanya. Isezerano rishya rigereranya ubuzima bw'umukristo n'intambara turwanya, imbaraga z'umubi, bagakoresha amagambo y'intambara nko kurwana, kwigarurira, gukirana no kunesha. Abakristo kenshi bagereranywa n'abasirikare bari ku gihe mu gihugu cy'umwanzi. Twarwanya Satani dute rero? Pawulo aratubwira ngo mwambare agakiza k'ab'ingofero, mutware inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Intambwe ya mbere ni ukwemera agakiza k'Imana. Ntushobora kubwira Satani ngo oya iyo utarabwira Kristo ngo yego. Iyo tudafite Kristo ntacyo tuba dufite cyo kudukingira ibitero bya Satani, ariko iyo dufite ingofero y'agakiza, ibitekerezo byacu biba birinzwe n'Imana. Ujye uhora wibuka ibi. Niba uri umwizera, ntacyo Satani ashobora kuguhatira gukora. Icyo akora ni ukukongorera. Intambwe ya kabiri, ugomba gukoresha ijambo ry'Imana nk'intwaro itikura Satani. Yesu yaduhaye icyitegererezo igihe yashukirwaga mu butayu. Igihe cyose Satani yamwongoreraga igishuko, Yesu yamutsindishaga kumubwira ibyanditswe. Ntabwo yigeze ajya impaka na Satani. Ntabwo yigeze avuga ngo ntabwo nshonje. Igihe Satani yamushukaga ngo akoresha imbaraga yari yambitswe mu buryo bwo gukemurira ibibazo bwite, ahubwo yakoresheje ijambo yari yarafashe mu mutwe. Natwe nuko twagombye kubigenza. Hari imbaraga mu ijambo ry'Imana kandi Satani araritinya. Ntuzigere ugerageza kujya impaka na Satani. Akurusha kujya impaka kuko amaze imyaka ibihumbi abikoramo imyitozo. Ntushobora gutsinda Satani ukoresheje impaka cyangwa ibitekerezo byawe, ariko ushobora gukoresha intwari imuhindisha umushyitsi, ariyo kuri kw'Imana. Niyo mpamvu gufata mu mutwe ijambo ry'Imana ari ngombwa kugira ngo ushobore kunesha ibishuko. Bituma ushobora kuryitabaza urikuye hafi igihe cyose ugeze mu bishuko. Nk'uko Yesu yabigenzaga, ugomba guhora ufite ijambo ribitse mu mutima wawe, rikakuba hafi igihe ukeneye kuryibuka. Kudafata imirongo ya Bibiliya mu mutwe ni nko kujya ku rugamba udafite amasasu mu mbunda yawe. Reka nguhe intego yo gufata mu mutwe umurongo umwe wa Bibiliya buri cyumweru mu minsi isigaye y'ubuzima bwawe. Noneho utekereze imbaraga uzavana muri ako kamenyero. Icya 4, wemere intege nke zawe. Imana ihora ituburira ngo twirinde kwikakaza no kwiyemera, kuko ibyo bikurura akaga. Yeremiya yaravuze ngo umutima w'umuntu ushukana kuruta ibintu byose, kandi ntiwizere gukira. Ibyo bishaka kuvuga ngo duhora twiyibeshyaho. Hari ibishuko bimwe na bimwe buri wese muri twe ashobora kugeramo akagwa mu cyaha. Niyo mpamvu tutagomba kugira na rimwe kwirara ngo twibwire ko twagezeho ibishuko bitatugiraho urutabi. Ujye wirinda kwishora ahantu ushobora kugwa mu bishuko. Ujye ubyirinda. Ujye uzirikana iteka ko byoroshye kwirinda ibishuko kuruta kubyikuramo. Bibiliya iratuburira ngo mwirinde kuba abapfapfa, ngo mwiyizere. Ntabwo mwari mwageraho mutagwa. Ushobora kwikubita hasi ukarambarara nk'abandi bose. Mwibagirwe ibyo kwiyemera ntacyo bimaze. Ahubwo mwimenyereze kwizera Imana. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Buri gishuko kigira akanzu ko kugisohokamo. Umurongo wo gufata mu mutwe. Imana niyo kwiringirwa. Izabuza ibagerageza kugera ku kigero mutashobora kwihanganira. Igihe cyose muzaba mugeragejwe, izabereka inzira kugira ngo mubone uko mudatsindwa. Abakorinto ba mbere, igice cya 10 umurongo wa 13. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ninde nasaba ngo ambere inshuti mu by'umwuka ngo amfashe kunesha igishuko cyambayeho akarande kubwo kunsengera?